Mu kanya hari ibyo Juliet yavugaga bijyanye n'ibishanga, hari video igaragaza ibishanga bimwe na bimwe bitandukanye, njya ngo ndabaze kudushyiriraho tugende tureba ibyo bishanga ndetse n'ibikorwa bitandukanye bizaba biri muri ayo mashyamba. Ibyo gusana ibishyamba kugira ngo ahangaha biragaragaza yego uduce dutandukanye. Yego ahantu bizasama n'ibyo mu ntara birimo. Ibi ngibi ni biriya bitanu byo mu mujyi wa Kigali. Yego ubwo akavideo k'ibyo mu ntara nako kari mu nzira kaza, karimo karategurwa kugira ngo babereke uko bizaba bimeze. Inyigo nirangira ubwo nako kavideo kazaboneka, ariko urabona ko bisa neza. Ni ukuvuga ngo ubundi ibintu nk'ibi ngibi ni ugushoramo amafaranga, mu by'ukuri bibona ko bigaragara ko azaba ari menshi. Aya mafaranga azavaye ni menshi na Nyandungu yonyine yagiyeho hafi miliyari 4.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo ari ukuvuga ngo twari twabuze aho dushyira amafaranga, twayashyize ahagenewe. Nta bafatanyabikorwa mwagize? Twagize abafatanyabikorwa. Ntabwo kubungabunga ibidukikije ntabwo byaba igikorwa cy'igihugu kimwe. Twagize abafatanyabikorwa harimo na Fonerwa, yego dushimira cyane. Ikindi kandi uretse kuba Nyandungu yarongeye ubwiza, nk'uko Juliet yabivuze, yagabanyije n'imyuzure. Yego Uretse na Nyandungu, iyo murebye hano Nyabugogo, biriya biraro byubatswe ku nkunga twatewe na Fonerwa cyangwa se ikigega cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije. Hari umuntu ushaka kwibaza ngo ese Minisiteri y'Ibidukikije iza mu kubaka ibiraro ite? Ariko ni ukubaka ubudahangarwa. Muribuka ko Kigali yajyaga icikamo kabiri y'imvura yabaga nyinshi, uri mu Gatsata ntashobore kuza mu mujyi hagati. Ariko ubu ntibikiba kuko twubatse ubudahangarwa hariya Nyabugogo, amazi ahabwa inzira. Niturangiza rero tumaze gutunganya no gusubiranya biriya bishanga, muzabona ubwiza bw'umujyi wa Kigali koko. Muribuka yuko mu 1990 hariya Nyandungu niho Papa yasomeye misa. Abantu bari bahagaze hariya. Ni ukuvuga ngo abantu bari baramenye imitaka ku buryo haba imbuga bashobora gusomeramo misa. Ibyo ngibyo biraguha ishusho y'ahantu twavuye. Imyaka 30 ibimaze gukorwa ni byiza, kandi byagombye kuba biha buri munyarwanda wese icyanga cyo gukunda ibidukikije. Murakoze cyane Madame Juliet. Turimo turagana ku musozo, wenda iminota yatujyanye. Bari mubajije nagira nsubize ku bafatanyabikorwa. Nirinze kugira uwo mvuga kuko ni benshi tutagira uwo twibagirwa, kandi bose nagira ngo ufatire ishyari byibura bakaza nabo umufatanyabikorwa wa mbere reka mubabwire ni imiyoborere myiza y'iki gihugu. Ni leadership idufasha kuba duteriye intambwe. Ibi bishanga tujya gutegura uwo mushinga muri ibi bishanga bitanu, nuko ubuyobozi bukuru bwari bwadufashije gukuramo ibikorwa bitari byemewe kuba birimo. Tumaze kubona ibishanga none haba za nganda zavuyemo, y'amazu yavuyemo, ubwo noneho twari dufite icyo tugaragariza n'abafatanyabikorwa. Bagira ati dore ibishanga byavuyemo, bya bikorwa byose bitemewe, muze dufatanye kugira ngo tubisubiranye. Barahari yego nibyo, ariko uwa mbere ni ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu, niyo mpamvu tubasha gukora ibi ngibi. Reka ni byinshi twavuga kuri iyi ngingo, reka abe ari ahangaha twayisoreza. Gusa wenda mu gusoza, Minisitiri n'iki mwafasha abantu, mwe butumwa mwagenera abantu bose mu rwego rwo gukomeza kugira uruhare mu kurengera ibidukikije? Icya mbere cyo ni ukubashimira namwe ubwanyu kuba mwanadutumiye ahangaha kugira ngo tugeze ubutumwa ku Banyarwanda. Ikindi
ni uko muri iki gisekuru cyacu ntabwo dushobora gusubiza amasaha inyuma, ntabwo dushobora gusubiza inshinge z'isaha inyuma, ntabwo dushobora gusubiza igihe inyuma ngo twongere ubuso bw'u Rwanda, bwa butaka bwagiye bugaruka, ariko dushobora gufata neza amashyamba, gusana ubutaka bwangiritse, tukabubyaza umusaruro w'ibidutunga ku buryo bukwiye, tukazaraga abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza isi nziza, abazadukomokaho bakajya batwirahira bavuga bati twagize ba nyogokuru na ba sogokuru beza. Ikindi rero twese dufatanyirize hamwe, dusigasire umusingi w'ibyiza twagezeho dukesha ubuyobozi bwiza, dusane kandi tubungabunge umutungo kamere kuko ni izingiro ry'imibereho myiza ya muntu. Bityo ubuyobozi bwacu bwiza tubushyigikire, iyi myaka 30 ishize idusigire umukoro w'ibindi byiza tuzageza ku banyarwanda mu myaka 30 iri imbere, bityo tugire u Rwanda rutoshye n'abanyarwanda batoshye.